urahitamo kuba ikirura cyangwa kuba intama, waba iki? muri Kigali nabamo ikirura. Kubera iki waba ikirura muri Kigali? muri Kigali nagerageje kuba intama kenshi barankandagira, barandya nyine nk'uko nguko iyo ubaye intama baragushorera bakareka bakakubaga nyine tu. Bisaba rero rimwe na rimwe ko nawe uvuga ati reka kirimo agahu k'ikirura tuhanyurana umucyo nyine. Kandi nawe urabizi ukomeje kuba intama cyane y'abana abantu ikibazo cyabo iyo uberetse ko uri umwana mwiza waciye bugufi wabubashye wabakoreye ibintu byose bashaka, aho kugira ngo bagushimire bavuge ngo uri umuntu mwiza ufite umutima mwiza nka nyine tuvuga ati Yesu ni umwana w'intama wenda urugero ni sawa, bo bakubona nk'ikigoryi abanyakigali rero baravuga ati kera ni ikigoryi tuzadukomeza tugikuremo ibintu mbega tuzajya tumufatirana. Yego nicyo kibazo rero niyo mpamvu rimwe na rimwe uhita utaha agashusho k'ikirura kagira serivisi zimwe na zimwe wima abantu kavuga ati nibarakare n'ubundi nta tuzi bamvomeraga. Akenshi tujya twibagirwa ko tuzapfa ugasanga turi mu makimbirane adafite akamaro, turi gupfa iby'iyi si ubuceri, turi gupfa ibintu by'amatiku bitumvikana, ariko iyo wibutse ko uzapfa buriya tugiye tubyibuka, iyo byibutse bituma turushaho kuvuga ati ubundi turapfa iki twagize neza k'ejo nta umuntu aba afite garanti yuko azahageza. Twikorere neza uyu munsi twitahire mu mahoro. Nyine umuntu yagiye atekereza ko azapfa ubundi ntabwo twakabaye turyana zino ntambara z'amafuti zino ntonganya, ntabwo byakabaye bibaho. Kunda rero kwiza kwa danje ni ukwikunda, kuko n'Imana muri Bibiliya iratubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nimba uri umuntu ugenda ukiyahura ukiyica, nawe ubwawe ntabwo uba wikunda. Ubundi urabanza ukikunda, wamara kumva wikunze cyane ugahita uvuga ati noneho menya ukuntu kwikunda bimera cyangwa se gukunda bimera, reka nkunde n'undi muntu nk'uko nguko. Ariko ntabwo wajya gukunda umuntu kandi nawe utikunda, waba usanyije n'itegeko ry'Imana. Imana ivuga ngo kunda mugenzi wawe cyane, kunda mugenzi wawe ukuntu wikunda, kuko Imana unyumva ikubwiye ngo banza wikunde noneho ubirebereho ubikunde undi muntu. Rero duhungu turagenda tugakunda abakobwa two ntabwo twikunda, niyo mpamvu twiyahura. Kwicisha bugufi mbere na mbere ni ukwibuka ko uzapfa, ibyo biba bihagije ukahita uca bugufi kandi utamenya n'igihe uzapfira tu. Rero nibutse ko nzapfa cyangwa buriya nkunda no kujya gushyingura abantu kurusha kujya kubiriyo. Kubera buriya abantu bambwira ngo runaka yapfuye tujye ku kiriyo, bavuga ati nshobora kujya ku kiriyo n'ejo nkajyayo umunsi wo gushyingura singeyo, kandi iyo ngiye kwishyingurira mpava niyibutse nitekerejeho ntigiye byinshi nyine tu, mpita ndeba imva zose zihari, nkahita ndeba upfuye imishinga yari afite, ukuntu wenda nawe yari akiri muto atarazi ko yahita apfa uwo munsi cyangwa muri iyo minsi, nanjye nkibuka imishinga mfite n'ibiki byose ugahita wibuka ko uko wakwigira kose akanya kose wapfa.